noneho akaba umumama wakoraga mu mujyi wa Kigali waje kubona Aline aramuhamagara amukonfirma bwa se ibi bintu biri gutegurwamo hano uzaba uhari. Aline ikintu yamusubije aramubwiye ngo abo bantu nabateka mitwe. Ibyo bintu twagomba kubikora kuwa gatandatu. Kuwa gatanu ni mugoroba niba atari kuwa kane ni mugoroba amaze kubwira gutyo uwo mudamu ukora mu mujyi wa Kigali bahise batwandike baduhamagara batubwira ngo sare ntabwo tukibonye. Dusigaje just 2 days kugera no kuri nyakubahwa Madame Jeanette Kagame ibaruwa nijyo yijyaniye kuri presidence. Reka mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje kugenda mubana na Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame nkuko musanzwe mumenyereye ko tugenda tubaha ibiganiro mu buryo bugiye bitandukanye. Nakire cyangwa se nashimye ukuntu mwakire kira kiganiro cyacu cya Boda Show, ni kiganiro nkorana na Risha Sala, ni umukobwa mwiza nabonye mwakunze. Ariko hari ibintu nzajya nkora ibiganiro byanjye nkuko nsanzwe bawusesenguza ubugiye bitandukanye, ariko mu kiganiro cya Boda nzajya bandi kumwe n'uriya mukobwa nkuko ari ibintu ni segment nshyashya turimo kuzana kugira ngo tuzajye tubazana ibintu byiza. Nanabiseguraho tumaze igihe tudakora, hari utuinconvenience tuba twagiye tubamo, ariko abantu bakagerageza kubisotinga out kugira ngo ibintu byose birusheho kuba byiza cyane. Ngira ngo abantu benshi babonye ko umunyamakuru witwa Manirakiza Theogene ubu yavuye muri gereza, yari akatiwe gufungwa by'agateganyo iminsi 30, ariko aza kwijuririra aribwo nyuma yaje gusohoka, aho ubucamanza cyangwa se urukiko rwasanze nta mpamvu zikomeye zatuma akomeza gukurikiranwa afunze. Muri ibyo ngibyo mu kumurekura Theo, ariko mbere afungwa abantu bavugaga ibintu byinshi cyane, Theo bavugaga ibintu byinshi cyane. Amaze gufungurwa yavuze amakuru menshi. Mu kiganiro cye cya mbere yavuze ibintu azagenda avuga uko ari umwana w'umuyobozi watorotse abantu ngo ntibabimenye, avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndetse muri iyi minsi ari kugenda akora ibiganiro bigiye bitandukanye agenda avuga kuri point. Ku ruhande rumwe ndavuga ngo ni uburyo bw'ubucuruzi. Ni uburyo bw'ubucuruzi kugira ngo urumva yamaze icyumweru cyose adakora, byari byose muzi neza ko abantu bakorera kuri YouTube akenshi dukora itangazamakuru yego, ariko tuba tunacuruza. Niyo mpamvu umuntu areba akavuga ngo ese icyancuruza ni ikihe kuruta ikindi. Niyo mpamvu afata ikiganiro kimwe buri point akayivuga ukwayo kugira ngo buri mu buryo bwa income bugende burushaho kwiyongera. Ikintu rero nabonye abantu bavuzeho cyane ni ku bintu bibiri. Yavuze ngo kuri Karasira, yongera kuvuga ku muntu witwa Aline Gahongayire. Aline Gahongayire wenda muvugaho byimbitse. Kuri Facebook aho nagiye mbona abantu basharing inkuru ya Theo avuga kuri Aline Gahongayire, bavuze ibintu bitandukanye byinshi, bamwe bagakomentinga, ariko buriya hari igihe hari amasenario uriya mu mama yagiye ahuriramo n'abantu cyangwa se yagiye akora, abantu benshi ntibayavuge ko bavuga ngo ni umuririmbyi w'indirimbo z'Imana, ni umukino. Ariko mbere yuko mugeraho reka mbanze vuga kuri Karasira Aimable. Ngira ngo ibiganiro byinshi nagiye nkora bya kazungu, nagiye mbabwira buryo kinagira imageragera azafungwa. Ngewe kubganye naravugaga nti ese imageragere habaye abantu ni public, nuvuga ngo ruriya ngira ngo abavuyeyo nk'abari abateo bavuga ibyaho, baravuga bati ntabwo ikirigereza ni gororero, ariko n'umurenge bagira akagari, bagira imidugudu, bagira abantu bashinzwe umutekano, bagira abantu benshi. Nuvuga ngo ni abantu juste ni societe. Abantu bari hariya umuntu ashobora kuba yasinyeje kutazigamiye, yagize gute, yagize ruswa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu by'ukuri nubwo turi ku isi bakavuga ngo baravuga ngo imbere y'Imana wenaga ibyaha birangana, ariko ku isi ntabwo bingana. Ntabwo wafata umuntu wishe, umuntu wafashe ku ngufu agaye uruhinja, niyo mpamvu n'imyaka bagenda bakatirwa igenda itandukana. Ntabwo umuntu baba bamufatanye igihanga cyangwa bamufatanye imitwe abantu 12 wakiyemera ngo nawe arabisha abandi ndabarya, ngo mufate nk'umuntu yena nka Theo wari uri kuzira ngo ruswa, nubwo yena avuga ati ntabwo ngiye wari ruswa yenda, nubwo ariko nako byaje kugenda koko ari amafaranga yaragiye gufata. Uvuga ngo nabantu bahuye muri gereza.
niyo mpamvu ngiye muri suggestion navuga nti Kazungu naramuka ageze Madrid byanga bikunda azafungirwa ahantu ha wenyine. Mu makuru Theo yatanze nk'umuntu wavuye imageragere yaravuze ngo Kazungu afungiye ahantu ngo ndibaza ko na Karasira Aimable yabivuze, aravuga ngo ahantu mfungiye negeranye na Kazungu ngo mufite ubwoba. Bivuga ngo Karasira kandi tuzi ko afungiye ahantu ha wenyine, niko byagiye bivugwa mu itangazamakuru nawe mu rukiko arabivugaga. Bivuga ngo niba ahantu afungiye yegeranye na Kazungu, bivuga ngo na Kazungu afungiye ahantu ha wenyine. Buri muntu wese yagira ubwoba nkuko nabibabwiraga. Buri muntu wese yagira ubwoba. Tekereza niba ushobora kuba ati umuntu araza gucidirisha cyangwa se araza guca iki ansange, ariko nanone ukibaza ngo ese anafungiye niba ari ahantu ari ahaye wenyine nk'umuntu Kazungu anafungiye ashobora kuvugana na Karasira. Karasira amenye gute ko Kazungu ari ufungiye aho ngaho? Kandi gwiko Kazungu aracyari kuri ya minsi ya 30 baba yagateganyo yarayijuririye ndibaza banza atarigeza ajurira, ariko aracyarifunze ya minsi 30 yagateganyo. Ariko urumva buryo ki ateye ubwoba, urumva buryo ki ateye ubwoba. Nuwango kubyo Karasira Aimable yanavuze n'abandi bose bavuzeho mu byukuri nibya bindi nababwiraga. Ntabwo Kazungu ari umuntu wari gufungirwa mu bandi ngavuga ngo hano umuntu uba mu mudugudu runaka ugize gute, uriya muri umuntu kwe gufungirwa agatreatingwa very differ from the others. Aha, nibyo naringize ngo mvugeho gatoya kubya Kazungu ko nabibabwiraga. Akenshi ngira ngo ubusesenguzi bwanyu ibyo nababwiye nuko nko byagenze, mwasanze ari uko nko byagenze. Theo yaje gukora ikiganiro avuga ngo umuntu witwa ALINE Gahongayire ngo yari yavuze ngo yifuzaga kazava muri gereza yarasaze. Yabibwiye umuntu n'umuntu Theo amaze gufungwa. ALINE Gahongayire yandikiranye n'umuntu aramubwira ngo ngo se ngo na Theo yafungwa. Ngo Theo yifuza ko ALINE Gahongayire niba ngazabyara umwana upfuye, ngazabyara umwana upfuye. ALINE benshi bamuzi nk'umuntu w'umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, benshi bamuzi nk'umuntu ufasha ugira gute. Ariko reka mabwira ikintu kimwe ALINE mutamuziho. ALINE uyu munsi turi kuvugana, uyu munsi turimo turavugana, hari umwana uri guteseka, uri kubaho mu buzima bubi kubera ALINE Gahongayire. Ndababwira impamvu. Uwo mwana agiraga yari no kugera ku rwego rwo kuba sinzi kuba mbese yaba mu gahinda gakabije kubera ALINE Gahongayire. Muri 2017 twakoze ngewe ni nanjye wari president w'iyo organization yitwaga Oasis Rwanda Organization. Tumaze kuyishinga hari harimo abantu benshi. Iyo organization yari yo gufasha, yari umuryango wo gufasha abantu bababaye, abantu bagize gute. Turayishinga n'abandi bashuti banjye, turagenda turandikisha muri murenge wa Rwezamenyo, baduha igipapuro cyo gukora murenge wa Rwezamenyo. Ariko noneho turavuga tuti tukwiye kuzajya dukora ibikorwa byo gufasha abantu, byo kugira gute abantu bababaye. Twari urubyiruko, twari abana batoya, nta bushobozi dufite. Ariko noneho tuza kubona inkuru twashyira kuri Facebook, turi umuryango ufasha ugira gute uteza imbere impano, ibintu nk'ibyo niko slogan yacu yavugaga. Umuntu umwe w'inyamasheke aza kutwandikira aravuga ngo hari abana nifuza ko mwadufashiriza. Ati n'abana batatu, papa we na mama we bapfuye mu cyumweru kimwe. Papa wabo na mama wabo bari bapfuye mu cyumweru kimwe. Abo bana bari basigaye, umukuru yari afite imyaka 11. No, umukuru yari afite imyaka 8, umukurikiye ubanza ari imyaka 5, undi ubanza ari 3. Papa we yarapfuye. Uko nabyumvise bavuga ngo sinzi ngo papa ngashobora kuba yararozwe no mama we kubera n'agahinda nawe apfa mu cyumweru gikurikiye. Njye ubwanje nagiye aho ababyeyi bari bashyinguye intendeze, maze kugerayo ndavuga nabo bana ibyo ari byo byose bakwiye ubufasha. Bari basigaye n'umuntu wari usigaye ari kubafasha, nawe ubwe nta bushobozi yari afite, yari nyina wabo, nta bushobozi yari afite. Abantu ubona ko bafite ikibazo mu by'ukuri.
bari basigaye ari imfubyi totari mu cyumweru kimwe. Haragahinda dwe hari uburyo abana nyine mbese ni batoya kwiga n'iki ari abana urumva abana bo mu cyaro inyamasheke bari abana bari mu buzima bubi. Noneho turavuga tuti nta bushobozi dufite, reka dufashe aba bana. Twandika amabaruwa dusaba sare, twasabye sare y'umujyi wa Kigali, umurenge wa Nyarugenge, ngira ngo sare y'umujyi, sare y'akarere ka Nyarugenge ifatanye na sare y'umujyi wa Kigali, juste biri nyine mu nyubako imwe hariya muri City Hall. Twaranditse dusaba ko badutiza sare yo kugira ngo tubabwira ko ari gikorwa kugira ngo abantu tunabivuga, abantu uwumva afite umutima wo gufasha azaze hariya mu mujyi dusabe abana tubafashe. Turandika sare barayiduha. Twanditse dutumira aba minisitiri w'umuryango, dutumira mu karere, twatumiye abantu benshi kugera no kuri nyakubahwa Madame Jeanette Kagame. Ibaruwa nijyo yijyaniye kuri presidence, badusinyira sokuveli, badusinyira reception, na hose ku murenge n'iki hose bagenda badusinyira pour reception. Ndangije mpamagara, urumva navuga ati byari byose aba bana kugira ngo abantu baze, reka dutumira abantu bazwi, byibura tubabwire ko ari uburyo bwo gufasha. Nitugenda tubwira abantu ngo haza bari kanaka, byira abantu bazaza n'abaza baje kureba abo bantu kugira ngo byibura nafasha abo bana. Nibwo buryo twatekerejemo icyo gikorwa. Ndangije mpamagara umuntu witwa ALINE GAHONGAYIRE kuri telefone. ALINE nari muzi kuko nabaye mu itangazamakuru rya gospel, nari muzi kuva kera. Kandi ikindi nari yagiraga ngo umuntu ufasha, no umuntu wari ufite ineza family, nagendaga njya mu bikorwa bye byo gufasha hara muri Selena. Ndamuhamagara ndamubwira nti mugore ko igikorwa cyacu kimeze, aravuga ati ni ibintu byiza cyane, ati rwose nzaza twifatanye dufashe abo bana. Ntumiramo n'umuntu wita Riderman, nawe ndamwandikira turanavugana. Ndangije kugira ngo mu buryo nyine bwo kugira ngo abantu babe attractive kuri urabona uduposters abantu bagenda bakora ku gikorwa runaka, ugashyira foto kanaka ngo will be there. Muri iyo will nashyizemo ALINE GAHONGAYIRE nkuko twari twabivuganye, nshyiramo n'umuntu witwa Riderman nkuko nawe twari twabivuganye. Igikorwa gisigaje iminsi ubanza already isari barayiduhaye yahariya mu mujyi wa Kigali, ibintu byose ari sawa, mbese ibintu byose ari sawa, twabiteguye. Abana urumva bari Cyangugu inyamasheke tubakurayo nyine kugira ngo urumva ntabwo ari kujya kuvuga ngo dukoresha imipira, bariho ibintu nk'ibyo, dukora documentaire ibintu nk'ibyo byadufasha umwanya munini, du film ibintu nk'ibyo turabitegura, turabyeditinga ibintu bijyangwa, dukoresha imipira, wazisi dukoresha amabana ibintu nk'ibyo. Nari nibagiye mu bantu natumiye hari harimo nyakwigendera Gisimba, nk'umuntu nawe wafashaga abantu, navuze ati ibyo byose ashobora kuzaza kwifatanya natwe. Noneho ya sare urumva bayiduhaye, ALINE tumushyira kuri posters. Noneho urumva na sinzi ukuntu nabivuga, ngo yabonye ngo posters twakoze ngo ikoze nabi, ngo ya giturage, ngo ntabwo ngo yari yanditse nabi, ngo sinzi. Noneho akaba umumama wakoraga mu mujyi wa Kigali waje kubona ALINE, aramuhamagara amukonfirma avuga se ibi bintu biri gutegurwamo hano uzaba uhari. ALINE ikintu yamusubije aramubwiye ngo abo bantu nabateka mitwe, ibyo bintu ntabyo nzi, ntabyo yabimubwiye. Already twarivuganiye, yabimubwiye hasigaye iminsi igera muri 2. Umunsi twari kubikora ni nabwo Mike Karangwa agomba gushyingirwa icyo gihe. No munsi ALINE yarampamagaye, urumva baramuhamagaye aravuga ngo yango abantu ngo reka ngo ibyo bintu ngo ntabihari, ngo nabateka mitwe, ngo nta kintu na kimwe ngo nze ntaki. Arangije abishyira kuri Instagram ye, ahita yabishyize kuri Instagram mbere yuko ngiye wampamagara. Arampamagara arambwira ati bambwiye ngo mu mujyi wa Kigali barampamagaye. Ndamubwira ngiye yego nyine, no se sinabikubwiye ngo yango urumva ngo nako wakabaye ngukira kuri posters ngisa kuri ya ngo bayishushanyije nabi, ngo gisa nabi, ngo ya. Ndamubwira none se ko ari ibintu byo gufasha, urumva ari gitari, ntabwo ari concert, ntabwo ari ikintu kuza juste nk'umuntu twatumiye gufasha. Arambwira ati ngiyewe nari nabibemereye, nuko yansobanuriye ati ntabwo ati nagomba kujya mu bukwe bwa Mike Karangwa nkahaca nkabasigira nk'inoti ngo 50 ngo nta rugo ngo nifuza ngo kuza ngo abantu bambone.
ndambwira ariko ngende nabanje kugusobanura ibintu byose nabikubwiye. Amakanira ambwira ibyo ngibyo ku munsi yari ku wa kane, ndibaza ibyo bintu twagomba kubikora ku wa gatandatu. Ku wa gatanu ni mugoroba, niba atari ku wa kane ni mugoroba, amaze kubwira gutyo uwo mudamu ukora mu mujyi wa Kigali, bahise batwandike baduhamagara batubwira ngo sare ntabwo tukibonye. Dusigaje just 2 days. Icyo twakoze, abantu bose twari twabwiye, abo twari twatumiye, abo muri ministeri y'umuryango bose, mbese abantu bose umva twari twajyanye amabaruwa ahantu henshi hatandukanye. Barangije umujyi wa Kigali twima sare. Utwimye sare biba ngombwa ko duhita dusaba already umurenge rw'Azamenyo waduhaye icyangombwa cyo gukora, ariko noneho tuhita tuwusaba ati mwadutiza sare. Kubw'amahirwe dusanga iyo sare ntabwo iri gukoreshwa, turagenda tuyikoreramo. Ariko kuko ari ibintu byahindutse just urumva twabimenye ku wa kane cyangwa ku wa gatanu, igikorwa kizaba ku wa gatandatu, abantu twari twatumiye bose bumvaga harimo zigzag. Kumubwira ngo umunsi ngo urahindutse, ngo ariko ngo noneho mwazanga amprise muri sare y'umurenge, bakumva n'uwabihaga agaciro asigira nta gaciro ari kubiha. Twagiye kwisanga dusanga mu murenge wa Rwezamenyo turi twebwe muri organization n'abantu bakeyi. Cyakora ndashimira umuntu witwa Gisimba, we yaraje anatanga ubufasha bwe yumvaga yagenera abantu mu murenge wa Rwezamenyo. Icyo gikorwa cyafeirinze kubera umuntu witwa Aline. Nyuma bimaze kurangira, ngewe naramuhamagaye kuri telefone, ndamubwira ariko waduhemukiye, dore mubwira uko ibintu byagenza. Arambwira ngo ngorega ngo biriya bintu ngo nese ngo ubundi ngo ngiye ngufite abantu ngo bagomba gufasha ngo bana ngo ariko ngo bisaba ngo pourcentage. Ibyo bintu ngiye kuko urumva 2017 twari navuga ngo nari nkiri muto mu mitekerereze n'iki numvaga ndavuga nti okay ngenda n'umustar ibintu nk'ibyo. Nyuma yaho nibwo naje kubona ejo bundi tu muri 2022 ngira ngo niyo Bosco amaze gutandukana na Emirene, naje kumva ikiganiro muri ibyo bintu bavuga ALINE GAHONGAYIRE, bivuga ko bajaga bashatse gucuruza Emirene nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, bakazajya bafata amafaranga avuye ahantu runaka bakayikoreshereza bo ubwabo. Nza gusanga koko ari n'ishusho tumuzimo na yayindi nyikomparinga na yayindi, ntabwo ari we Aline tuzi mu gospel. Nundi muntu aca muri ibyo bintu byo gufasha, ariko it's just a business. It's a business. Naje gutungurwa rero nuko n'amagambo Manirakiza Theogene yamuvuzeho, ndavuga ni byari byose uyu muntu koko ni isura tumuzimo ntabwo ari yo tuzimo. ALINE GAHONGAYIRE mvuze ibye muziho, nabaye muri industry ya gospel nyiba mwigiye kinini mwakumirwa, tumubona gucya gusa, ariko ALINE GAHONGAYIRE mvuze ibintu bye muziho mwakumirwa. Narize mvuga ko gusa kubyo gusa ni supportive y'ibintu Theo yavuze. Nzategura ikiganiro cya ALINE GAHONGAYIRE peke kiwe, mbagira nti iki ngiki muri ibi bintu navuga ngo ibintu byo gufasha mu Rwanda abantu bari kubikora, abafite platform ugasanga barimo kubicuruzamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bagashyira umuntu hariya kuri sport ariko kugira ngo abantu bamufashe, ariko amafaranga bakayishyira mu mufuka wabo. What ALINE GAHONGAYIRE buri gihe akora, ariko si byo ngibyo gusa. ALINE GAHONGAYIRE kubera ko nabonye abandi bamuvuze, ngiye nari bitse ibintu byinshi, ndavuga nti nzakora ikiganiro kiwe peke mvuga ibye byose. Nibyo ngibyo uyu munsi yari nka update, ariko ikiganiro ndimo ndagitegura mbaha n'ibimenyetso by'ibintu byose. Ena batazavuga ngo nukumuharabikana kugira gute, ariko nzabivuga. Ikiganiro ndi gutegura cya kabiri nzaba ndi kuvuga kuri ALINE GAHONGAYIRE, nzababwira ibye byose. Mbashimiye ko mugena mubana na Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kamenge, nabashimira rwose ku rukundo mugena mutwereka ikiganiro uko kigenda tuba mu mwuka umwe, mugasharinga ibiganiro byacu, mukaduha comment, mukagira gute. Hari n'umudamu nabonye wavuze ngo yise umwana w'izina ryanjye, mu by'ukuri ndamushimira bona urukundo. Mugena abatuba hafi mu buryo bwari bwo bwose, mu by'ukuri ndabashimiye. Reka mbifurize ibihe byiza.
waba ufite ikibazo cy'amarozi yakuzahaje, waba ugira ikibazo cya karande ndetse n'inyatsi, waba ugira ikibazo cyo kunoza amabanga y'urugo gutera akabariro byaranze, waba urwaye indwara zidakira ndetse n'izindi nyinshi, byose ubu byakemutse. Turi inzobere muri ibi ngibi imyaka myinshi ishize. Ibi nitwe tubikemura gusa. Muganga agukoraho urikaka ugasigara utanga ubuhamya. Akarusho niyo waba uri mu mahanga ukamwohereza ifoto gusa, akemura ibibazo byawe. Aho waba uri hose imiti yacu tuyikugezaho mu buryo bworoshye, kandi imiti yacu nta ngaruka mbi itera. Waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose, ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 783 92 38 19. Muganga wacu kuri buri ndwara yose arebaho ni nko guhumbya.